Hari hashize iminsi igera kuri 2 ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye dukoresha hano mu gihugu cy'u Rwanda zirimo Facebook, Instagram, TikTok ndetse n'izindi zitandukanye yewe na YouTube. Nkurikiranyeho muri aka kanya hamenyekanye amakuru atari meza, n'amakuru yagaruka ko bitaroka ikimomo cyangwa se kirabiranya bitewe n'andi mazina menshi umuziho binyuze mu gusobanura filime ndetse no mu bindi bikorwa bitandukanye birimo kumenyekanisha ibikorwa cyangwa se kwamamariza ama business manini akomeye. Ni inkuru mbi yamugarutseho bavuga yuko YouTube channel yamaze gusibwa bitewe n'impamvu zitamenyekanye, ariko benshi bagiye bigarukaho bavuga bati ni ibyatewe n'uburyo yisha amabwiriza agendanye n'iyo bita YouTube. Gusa ariko kugeza kuri uno munsi ndagira ngo nkuha amakuru atandukanye. Mu ijoro ryakeye nibwo ahagana mu masaha y'amasaa 6 n'igice nibwo wo bita DC Clement, benshi muramuzi, ni umunyamakuru ukorera iyo bita Isibo ndetse akaba n'umwe mu bantu batambutse ibiganiro kuri YouTube, nibwo yaje gutangaza amakuru meza cyane avuga yuko YouTube channel yo bita Roki yamaze kugaruka. Gusa ariko ushaka kwibaza uti ese byari byatewe n'iki, nihe mpamvu nyirizina YouTube channel ikurikiranwa n'abarenga 1,300,000 kubera iki yari yabuze, ndetse n'izindi zose zishamikiyeho cyangwa se zihuriye kuri email yayo zari zabuze. Ubwo ndavuga iyo bita akagoroba yajyaga igaragaraho abarimo Kadafi ndetse n'abandi bahuje cyangwa se inshuti z'uwo bita Roki. Ibi byose ngo tugarukaho muri aka kanya kuko hari umutekinisi wabikoze kugeza kuri uno munsi. Uwo bita Roki n'umwe mu bantu bishimye cyane. Ibyo byose ko tubigarukeho, icyo ngusaba ni kimwe gusa, ni ugukanda subscribe ugasiga comment yawe tukajya tubara buri munsi, nkwibutsa yuko ibiganiro nk'ibi biryoheye amatwi nta handi bisanga usibye hano kuri Philox TV Show. Reka nkwikaze muri ubu buryo. Reka nongere nk'ikaze, nongere nkwifurize kugubwa neza tubana buri munsi mu biganiro bitandukanye, by'umwihariko wewe wakanze subscribe kuri Philox TV Show udahwema kutwereka urukundo, usiga commentaire, like, sharinga video nk'izi ngizi ku bantu bawe. Reka nongere nk'ikaze kuri uno munsi. Gusa ariko nongera gusuza abantu badukurikiye mu bice bitandukanye by'igihugu, abantu bari mu majyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba n'iburasirazuba, namwe muri mu mujyi wa Kigali, muri abantu banjye cyane. Hari n'abakunzi banjye bari mu gihugu cy'u Burundi, yewe ntirengagije nande baba hanze y'igihugu cy'u Rwanda ariko basha kumva ururimi rw'ikinyarwanda tubana mu biganiro nk'ibi ngibi. Reka mbahe ikaze kuri uno munsi, nongere mbifurize kugubwa neza. Nemaze kubigarukaho mu ncamake nkubwira yuko tugiye kuganira ku bita Roki Kimomo. Hari yashize iminsi igera kuri 2 twumva inkuru zitandukanye zivuga yuko no musore ari mu gahinda gakomeye nyuma yo gutakaza icyitwa YouTube channel ye yari maze igihe kinini imaze kumuha umubare munini w'abantu bamukurikirana ndetse namuhereza n'amafaranga menshi cyangwa se icyo twita agatubutse. Na makuru yari yaramaze kujya hanze binyuze kuri Instagram, akenshi n'abantu babibonye cyane, ariko no ku mbuga zirimo TikTok na Facebook abenshi mwagiye mubibona kuko babikoze ibiganiro byinshi bitandukanye. N'amakuru yatubwiye yuko YouTube channel bita Roki yamaze gusibwa kuri YouTube, n'abajyaga gusacinga ntago bayibonaga, babonaga izindi zijya guhuza amazina nayo, ariko yo ntago yarimo kugaragara. Yewe n'ibiganiro bitandukanye herezaga abantu umunsi ku munsi ntabwo babibonaga. Benshi bakibona kwibona baribajije bati ese byabigenze bite, iki kibazo nyirizina cyabiteye, ese no kubera icyaba yasibwe. Benshi bakimara kubyumva ibyabaye kuri ngo bita Roki Kimomo cyangwa se kirabiranya, bahise batangira kubihuza n'ibyabaye ko bita Ismail Mwanafunza. Benshi muramuzi, numwe mu banyamakuru dufite beza kugeza kuri uno munsi hano mu gihugu cy'u Rwanda, ukora ibiganiro byimbitse cyangwa se bikomeye, wamenyekanye mu kiganiro bita waruzi ko gitambuka kuri Radio Rwanda. Uyu munyamakuru we byaje gukomera, yaje guhura n'ikibazo cy'uko YouTube channel yasibwe ndetse yaza gukora icyitwa crème ararekrama, ariko biza kurangira igiye burundu ntiyongera kugaruka. Nyuma yaje no gufungura indi kugeza kuri uno munsi ihagaze neza cyane, irakurikirwa ubu nkubwiye ku mibare iri gukurikirwa n'abarenga 100,000 n'ibindi byinshi, ndetse iragenda ikura umunsi ku munsi. Benshi rero bakimara kumva ibyabaye kuri Roki bahise bagira impungenge banabihuza n'ibyabaye kubo bita Mwanafunzi kuko ntigize igaruka. Abenshi bahise bavuga bati ese byaba byatewe n'iki, nihe impamvu nyamukuru yaba yabiteye. Abenshi batangiye kubihuza n'ibyabaye hariya muri Kongo kuko abenshi muri iriya minsi bagiye bakora ibiganiro byinshi bigaruka kuri M23. Twagiye tubona message bagiye bakira ama YouTube channel yabo asibwa. Benshi bati ese Roki kuyabakoze ibiganiro byinshi bitandukanye yaba ariyo mpamvu. Gusa ariko bita Roki Kimomo we ntabwo yigeze abyinjiramo we ku giti cye ngagire ibyo atangaza cyangwa se ngagire ibyo asobanura, kuko hari hashize iminsi 2 gusa YouTube channel ye itari kugaragara. Gusa ariko amakuru meza cyangwa se inkuru yo kwishimira kuruta izindi zose nakubwira kugeza muri aka kanya, uwo bita DC Clement, benshi muramuzi, ni umunyamakuru ukomeye akorera iyo bita Isibo, akaba ari n'umuhanga cyane kuri YouTube kuko usibye kuba ari umutekinisiye ndetse no kuba azigurisha cyangwa se agira abafasha
kuzizamura ndetse no gukemura ibibazo byazibayeho. Ni umwe mu bahanga mu gukora inkuru kuri YouTube kuko afite nawe YouTube channel ikomeye cyane bita DCTV Rwanda itambuka ibiganiro byinshi bitandukanye. Uyu mugabo rero cyangwa se uyu munyamakuru ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda mu ijoro ryakeye hagana mu masaha y'isa 6 n'indi minota nibwo yanyarukiye kuri Instagram yatangaza amagambo meza cyane, amagambo yo kwishimira ku mukunzi cyangwa se ku mufana wese ubita Rocky Kimomo. Ndaza guhera kuri story yaje gushyira ahagaragara, yaje kuvuga ati ndagushimira Rocky kungirira icyizere nkakora akazi nk'aka gakomeye. Uyu rero bita DC Clement kugira ngo ino YouTube channel yo bita Rocky Kimomo igaruke niwe wabigizemo uruhare. Gusa ariko amagambo yatangaje y'ingenzi yaje kuvuga yuko icyari cyabayeho yari yahakinzwe cyangwa se hari habayeho ibibazo tekinike, ntago ari ukuyisiba, kuko ari ukuyisiba ntago byasaba ko ari ubijyamo, bisaba yuko ujya kuri YouTube ku cyicaro kugira ngo bagire ibyo bagufasha cyangwa se bagufashe kubikemura. Ariko bita DC Clement yatangaje inkuru nziza, aravuga ati nakazi gakomeye iminsi 2 yose ntaryama, amajoro akomeye ndi gukora igishoboka cyose kugira ngo YouTube channel y'umuvandimwe bita Rocky Kimomo igaruke, birangiye bibaye cyangwa se tubigezeho kugeza kuri no munsi iravera bo mwatangira gukurikirana ibiganiro yabaherezaga umunsi ku munsi cyangwa se ibyo yabahaga mwari musanzwe mumenyere. Benshi bari batangiye kwikanga ndetse n'ibiganiro bitandukanye nakomeje kubona benshi babigoreka cyangwa se bivuga mu buryo butari bwo. Arabone natangiye kubona bavuga bati Rocky yisha amabwiriza biza kurangira isibwe. Gusa ariko hari ikintu gitangaje, buriya YouTube channel yari yabuze ntago ari ya Rocky gusa, hari n'indi YouTube bita Akagoroba. Iyo ni YouTube channel yatambukagaho na ibiganiro birimo uwo bita Kadafi ndetse no bita Jean Marie. Abo bose murabizi yuko basanzwe bakorana na Rocky, ni genge cyangwa se ni group y'abantu bahorana banakorana cyane. Izi YouTube channel ebyiri rero zihuriye kuri email imwe. Urumva ko niba ari icyo kibazo cyari cyabaye kugira ngo zino YouTube channel zibure uyu bita Rocky, zose zaburiye rimwe. Ariko kugeza kuri no munsi ni inkuru nziza, ni ibintu byo kwishimira. Rocky ni umwe mu bantu bakurikirwa n'abantu barenga miliyoni n'ibihumbi 300 kuri YouTube channel ye. Nakomeje kubona ikiganiro cyakozwe cyangwa se video yakozwe no bita Tycoon Ndahiro, benshi muramuzi nari umwe mu banyamakuru bahagaze neza kugeza kuri no munsi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yari yabigarutse avuga ati ndasaba government, ndasaba ibigo bya leta bitandukanye cyangwa se leta muri rusange bafasha uwo bita Rocky. Aravuga ati ibi bintu abasanzwe akora ibyo saving public ni ibintu bifasha leta cyangwa se bifasha n'abaturage kugira imyumvire cyangwa se kugira amakuru runaka bakira. Rero bamufasha kugira ngo habeho ubwo bufasha bwihari kugira ngo YouTube channel ye igaruke. Impamvu ngarutse kuri iki kintu n'uburyo abantu benshi batandukanye aba bakunze uwo bita Rocky, abafana be cyangwa se abantu mukurikiranira hafi yewe n'abanyamakuru bagenzi be, n'uburyo bari babyegereje umutima cyangwa se bari bagaragaje yuko ari ibintu bikomeye, ari agahinda kubona umwe mu bajeje n'umwe mu basore bari bahagaze neza ari gutera imbere cyangwa se ari kuzamuka neza cyane. Kuko kugeza kuri no munsi tubaze YouTube channel hano mu gihugu cy'u Rwanda zitari z'abahanzi wenda zitambukaho ibiganiro zikurikirwa cyane, y'uwo bita Rocky yaza muri YouTube channel 5 zikomeye cyane. Kuko nyuma y'iyo bita Isimbi, iyo bita Red Blue GD, iyo bita Afrimax, na Rocky nawe n'umwe mu bantu bahagaze neza cyane muri YouTube channel zikurikiranwa cyane. Gusa ariko icyingenzi cyo kwishimira kugeza kuri no munsi nuko yagarutse. Hari byinshi byari byavuzwe, hari inkuru z'ibihuwaza zatangiye gukorwa ko bita Rocky, ariko icyo wamenya cyo nuko yagarutse bigizwemo uruhare cyane n'umugabo bita DC Clement. Nawe nkurikiranye muri aka kanya niba ufite YouTube channel ukaba wahura n'ikibazo, uyu ni umuntu wo kwiyambaza, kuko niba ashobora gukora ikintu nk'iki ni ikintu gikomeye cyane. Reka ngushimire twe turi kumwe muri iki kiganiro, nkubwira nti ibiganiro nk'ibi nta hantu bisanga, ni hano kuri Philox TV. Reka tuzahore mu kiganiro cy'ubutaha. Ciao ciao.